Ndabasuje nshuti bakunzi babaho neza, tugeze muri wa mwanya w'ubuzima, tugeze muri wa mwanya wo kubaho neza, tugeze muri wa mwanya nifuriza buri muntu wese kubaho neza, tugeze muri wa mwanya nifuriza buri muntu wese kugira ubuzima buzira umuze. Jya ubasuhuza, ndi mujyanama w'ubuzima, bahaye ikaze. Nk'ibisanzwe ntangira mbashimira mwebwe mwese mukomeje kutwereka ko turi kumwe, mwebwe mwese mukomeje kudushyigikira ku nkunga yanyu yo gukanda like, gukanda kuri subscribe, gukanda kuri iyo nzogera ya notification, gusharinga, gusangiza abandi umuti kugira ngo twese turusheho kubungabunga amagara yacu. Mwebwe mwese mubikora, niyo mpamvu bashimiye cyane kuko bidutera imbaraga zo gukora, kuko tuba dufite abo dukorera. Niyo mpamvu mpera kuri email zanyu, nkabanza nkacisha amaso muri email, hanyuma nkabashakira umuti, nkabashakira igisubizo. Hari umukunzi wacu rero wari watwandikiye atubwira ko afite ikibazo cy'ugutwi amaranye imyaka myinshi, atubwira ko yarwaye umuhaha ari umwana muto, bakamuha umuti ukagabanyuka, nyuma y'igihe runaka ukongera ukagaruka, na n'ubu ukaba ugaruka akiri mukuru, ukaba waramubayeho karande. Uyu munsi rero nkuzaniye umuti mwiza uvura umuhaha, ukanazibura amatwi ku muntu ugeze mu zabukuru utakibasha kumva neza. Ariko nk'uko mumaze kubimenyera, mbere y'uko nkubwira umuti ndabanza nkakugira inama, nkagusobanurira uko uwo muti uwukoresha kugira ngo utazawukoresha nabi. Kuko icyo nkeneye nuko buri muntu wese amenya kubaho, nuko buri muntu wese amenya imibereho, buri muntu wese akamenya kwivura, tukabaho dufite ubuzima buzira umuze. Umuhaha rero ni indwara ifata mu matwi, hanyuma mu matwi hakajya havamo ibintu bimeze nk'amashyira, kuko iyi ndwara iterwa n'udukoko tuba twarinjiye mu gutwi, twageramo tugakurira mu gutwi, tugatangira kumunga ugutwi, akaba ariyo mpamvu ubona mu gutwi havamo ibintu bimeze nk'amashyira. Umuhaha rero uri mu bwoko bubiri, A na B. A ni umuhaha ufata abana bari munsi y'imyaka 4, naho B ni umuhaha ushobora kurwara umuntu uwo ari we wese, yaba umwana, yaba umukuru, yaba umusaza, yaba umukecuru, yaba umusore, yaba umukobwa, yaba umugabo, yaba umugore. Umuhaha wo mu bwoko bwa B ni umuhaha urwara umuntu uwo ari we wese. Dore rero bimwe mu bimenyetso bishobora kukubwira ko urwaye umuhaha mu gihe waba utaratunguka inyuma guzana amashyira nk'ikimenyetso. Bamwe bafata ko ari bwo umuntu yarwaye umuhaha, ariko buriya kugira ngo uhinguke inyuma uba waramaze kukurenga. Umuntu urwaye umuhaha ababara mu ngoma z'ugutwi, ndetse wanakoraho inyuma munsi y'ugutwi agatonekara cyane, dore ko n'umwana urwaye umuhaha iyo uri kumwoza ukamukora munsi y'amatwi cyangwa ukamukora mu matwi nk'uri kumwoza, ararira cyane, bigaragara ko aba ari gutonekara. Iki rero ni kimwe mu bimenyetso bigaragaza ko urwaye umuhaha. Bibaye byiza watangira gufata umuti. Ikindi kimenyetso, ushobora kumva afite impumuro mbi mu gutwi, ukumva ugutwi kuranuka mu gihe bya bintu bisukuma bisohoka ariko bitaragera hanze. Niba ufite impumuro mbi mu gutwi, ukumva ugutwi kuranuka, tangira nawe ufata umuti. Hari n'igihe umuhaha ujya mu gutwi ko hagati, ariko wo ukunze kwibasira abageze mu zabukuru. Aka gakoko kakagenda kakitambika mu gutwi hagati, hanyuma urwaye ntabashe kumva, kakamuziba amatwi. Bitewe rero nuko ingoma yo gutwi y'umuntu mukuru iba ikomeye, ntabwo itoboka vuba. Akaba ariyo mpamvu umwana iyo arwaye umuhaha, ibimenyetso by'umuhaha bigaragara vuba, kubera ko ingoma yo gutwi y'umwana iba yoroshye, ihita itoboka
agatangira kuva amashyira mu gutwi, akaba ari cyo kigaragaza ko arwaye umuhaha. Ariko ku muntu mukuru abenshi barawurwara bakawusazana, agasaza atumva, agasaza bamwita igipfamatwi. Utu dukoko dutera umuhaha dukunze kuba ahantu hakonja cyane, cyangwa mu mazi y'ibiziba, cyangwa mu mazi aguma hamwe adatemba. Akaba ariyo mpamvu rero inama nakugira ni ukwirinda koga mu mazi adatemba, cyane ukarinda abana kwidumbaguza mu bizenga, dore ko ariho abana benshi bakunze kuwandurira. Ikindi, niba uba ahantu hakonja cyane, hakunda kuba urubura cyangwa igihu, ni byiza ko wambara ingofero ipfuka amatwi. Indi nama nakugira ni ku mubyeyi wabyaye, niba uri koza uruhinja, rwoze neza kandi urwogeshe amazi atetse, ucunge neza, wirinde ko amazi yamujya mu gutwi. Numwogesha amazi atetse ukamwogereza mu ibase yogeje neza, uzaba umurinze kurwara umuhaha. Naho ku bantu bakuru, ku bakunze koga mu biyaga, ku babituriye, cyangwa koga muri pisine, dore ko amazi ya pisine yo aba ari mabi cyane, kuko aguma ahantu hamwe kandi akaba arimo mikorobe nyinshi, kubera ko abantu benshi iyo bari mu mazi bayanyaramo. Hari n'aboga bafite indwara z'uruhu, uko bagenda boga za mikorobe na twa dukoko tugenda tubavamo dusigara mu mazi, ugasanga nawe y'amazi yagiyemo, twa dukoko nawe tukwinjiye mu mubiri cyangwa tukwinjiye mu matwi. Ni byiza ko rero niba ugiye kujya mu mazi koga, waba ufite udukoresho twabugenewe ugashyira mu matwi kugira ngo amazi atakujya mu gutwi. Mu gihe utadufite, ushobora kwifashisha ipamba ukayiseseka mu gutwi, ukayifatishaho nyuma, ariko utayinjije mu gutwi mo imbere ngo igere kuri tempo y'ugutwi. Hanyuma ukirinda koga ugaramye igihe kirekire, dore ko abantu benshi amazi abinjira mu gutwi bari koga ngarama. Dore rero umuti mwiza uvura umuhaha ku bantu bose. Ubundi abavuzi gakondo benshi bakunze kuvurisha umuhaha ikinetenete. Nibyo, ikinetenete gishobora kuvura umuhaha, ariko ku mwana mutoya utarengeje imyaka 2. Umuntu watwandikiye rero atubwira ko afite umuhaha, bamuvura ukoroha ukongera ukagaruka. Nawe ashobora kuba bamuvurisha ikinetenete kandi ari mukuru. Ntabwo ikinetenete kijya kibasha guhangara umuhaha wo mu bwoko bwa B. Dore rero umuti mwiza uzakuvura vuba mu minsi 7 gusa. Uragenda ukarandura isogi, warangiza ugakata imizi yayo yo hasi, ugafata umukamato wuzuye mu mashyi w'imizi y'isogi, warangiza ukayironga neza, ukayimaraho umwanda, hanyuma ukayishyira mu gasekuru kogeje neza, ugasekura bikanoga. Byamara kunoga, ugafata akayiko gatoya ugakamuriraho igitonyanga kimwe, hanyuma ugashyira mu gutwi igitonyanga kimwe mu gitondo na nimugoroba. Uyu ni umuti mwiza kandi wizewe. Murakoze cyane, mwari kumwe nanjye mujyanama w'ubuzima, uhora mbifuriza kugira ubuzima bwiza, uhora mbifuriza kugira amagara mazima. Ndakwibutsa gukanda kuri subscribe niba ari ubwa mbere udukurikiranye. Ndakwibutsa gukanda kuri iyo nzogera ya notification kugira ngo umuti tuzajya dushyiraho ujye ukugeraho kuri telefone yawe cyangwa kuri computer yawe. Murakoze cyane, naho ubutaha. Imana ibarinde.